mwifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda. Nibwo mwana natwe imigano tubakorera umunsi ku munsi begaruka ku makuru na documentary haba mu myidagaduro, siporo, politike ndetse n'andi makuru abagiye atandukanye ari kuvugwa cyane muri society. Mu karere ka Karongi umusore afungiye gukubita uwo biteguraga kurushinga amuziza ko atamuhaye amabati yari yaramwemereye mbere yuko babana. Uwitwa Nshimimana Emmanuel w'imyaka 23 y'amavuko afungiye kuri station ya RIB ya Murundi mu karere ka Karongi aho akurikiranywe icyaha cyo gukubita Nyiraminani Annonciata w'imyaka 31 y'amavuko bari barasezeranye imbere y'amategeko bakaba biteguraga kurushinga imbere y'Imana aho yamukubise amuziza ko atamuhaye amabati 30 yari yaramwemereye yo gusakaza inzu bari kubanamo. Umwe mu bo mu muryango w'umukobwa wakubiswe akagirwa inere yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya dukesha iyi nkuru ko bababajwe cyane n'uburyo uyu musore yagize umukobwa wabo bateganyaga kubana nk'umugore n'umugabo kuko yamukubise imigeri ndetse n'imitwe akamukomeretsa ku buryo arwariye ku kigo nderabuzima cya Rufungo mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Yavuze ko aba bombi basezeranye imbere y'amategeko ku itariki 29 Gicurasi umwaka wa 2025 bakaba bari mu myiteguro yo gusezerana imbere y'Imana mu itorero rya EPR ku itariki 26 Mutarama umwaka 2026 aho buri wese yarakiba iwabo haba umusore ndetse n'umukobwa. Uyu yagize ati basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Murundi ku itariki 29 Gicurasi uyu mwaka biteguraga kujya kwiyandikisha kwishyingirwa mu itorero rya EPR ku itariki 28 Ugushyingo uno mwaka wa 2025 bagateganya ko bazashyingirwa imbere y'Imana mu rusengero rwa EPR muri Mutarama umwaka wa 2026. Uyu wo mu muryango w'umukobwa yakomeje agira ati twababarwe n'ivyo yamukoreye amunigagura kugeza ubwo umukobwa wacu adashobora kuvuga ngo aramuziza ko atamuhaye amabati 30 yo gusakaza iyo nzu avuga ko bazabanamo kandi naho nyiherukira iyo nzu ritarageraho igera. Undi muturage uturanye n'iwabo w'umukobwa mu mudugudu wa Bukiro mu kagari ka Bukiro mu murenge wa Murundi avuga ko uwo musore n'uyu mukobwa babaga mu mirenge itandukanye ariko iyo mirenge ikaba ihana imbibi kuko uwo musore we ari uwo mu murenge wa Gashari undi mukobwa we akaba ari mu murenge wa Murundi. Yagize ati dukeka ko umukobwa yaba yaramwemereye amabati koko ariko abona umusore akomeza kumushyira ku gitutu ngo yamuhe kandi iyo nzu y'uwo musore yubakaga ndayizi naho iyakagera yari atarayuzuza. Uyu muturage yakomeje avuga ko uwo mukobwa ashobora kuba yaragize amakenga ko yayamuha nayubakisha inzu ahubwo umusore akayakubita umufuka akigendera cyangwa akishakira undi mukobwa. Yavuze ko kandi nk'abaturanyi bari bafite impungenge ku by'umubano wabo bombi kuko umukobwa arusha umuhungu imyaka igera ku 8 yose. Mu mu cyaro bakaba babona nk'ibidasanzwe kuko aba bombi badahuje ibitekerezo. Abaturage bo mu murenge wa Murundi bagaye uwo musore wadukiriye umukunzi akamugira inere batarabana bagasaba ko abakobwa bajya bagira amakenga kubo mubo bemerera urukundo baba hari ibyo bashidikanyaho bakabivamo hakiri kare bitaragera mu mategeko. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi Niyonsaba Siriac avuga ko yavuganye n'uyu musore aho afungiye kuri station ya RIB ya Murundi akamwemera ko yicuza gukubita umukunzi we ariko akavuga ko igihe kingana n'amezi yamwijeje amabati ari kinini. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi yagize ati uyu musore yambwiye ko yagiye gusura fiance we iwabo umudugudu wa Bukiro umugoroba ku itariki 24 Ukwakira 2025. Umukobwa amuherekeje umusore aramwoshyushya amucisha mu ishyamba rihari amugejejemo batangira kutumvikana kuri ayo mabati. Umusore yamwambuye umupira yari yambaye arawumunigisha atangira kumukubita imigeri ndetse n'imitwe. Iyo nkundura ngo yamenyekanye muri iryo shyamba ubwo hanyuze umukecuru akumva urusaku yajya kureba agasanga ari umusore uri guhondagura fiance we maze aratabaza. Ibyo byabaye ahagana saa 9 z'ijoro irondo riratabara umusore yamaze kumugira inere ariko kubw'amahirwe ajyanwa kwa muganga kiri muzima anagirwa inama yo gutanga ikirego kugira ngo wamuhohoteye akurikiranwe n'amategeko. Ubuyobozi bw'umurenge wa Murundi busaba abasore batuye umurenge wa Murundi ko bakirinda urugomo ko bitegura kurushinga kuba baragiranye amasezerano runaka nubwo ubufatanye bushobora kuba bwiza bitewe n'ubwumvikane bwabaye hagati yabo bombi. Umukobwa kandi yanagiriwe inama yo gushishoza neza mbere yo kubana n'uyu musore kugira ngo yirinde kuba urugo rwabo rwazahoramo amakimbirane adashira ashobora kugera ku kwamburwa ubuzima. Nivyo rero reka mubwire ngo wakoze kubana nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza
kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi bagaruka ku makuru na documentaire haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Kamubwira ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.